ndabasuhuje nitwa Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganira ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi dufite umutumirwa w'imena bwa mbere muri iki kiganiro aje, ariko mbere yuko dutangira nagira ngo nshimire abakoze subscribe, abakanze kunzogera kugira ngo mujye mumenya ko ibiganiro bishyashya byaje. Abatarabikora ni mukande subscribe, nabigeze kuri bagenzi banyu, mudusigire komanteri. Ikindi niba mubikunze muduterera igikumwe gihagaze, niba mutabikunze kandi n'igikumwe gicuramye nta kibazo. Umutumirwa wacu rero nagira ngo wibwire abakurikiye iki kiganiro. Cyambere na mbere ndagushimiye kuri uyu mwanya umpaye. Ubusanzwe nitwa Kamanzi Ronald, nabaze ndi umupolisi mfite ipeti rya senior sergeant. Umupolisi hehe? Muri polisi y'u Rwanda. Okay. Nakoraga mu ishami rishinzwe ubutumwa bw'amahoro. Niko kazi mperukamo. Ubutumwa bw'amahoro bwo n'izangabo za ONU? Ni polisi ya ONU. Okay. Ari n'ingabo. Mu gihe gihugu ubwo ngubwo mu bihe bihugu? No, ni office ishinzwe kohereza abantu mu butumwa. Yeah. Recruitment yose igatanga training n'ibiki byose na service zose zikenewe kugira ngo umupolisi ajye mu gihugu akazi. Okay. None icyatumye rero ngutumira muri iki kiganiro, nabonye inyandiko zawe urimo kubwira ministre w'ubutabera mu Rwanda, uretse ko ngewe nyita Ministeri ya Injustice, mbese muterana amagambo. Noneho nibaza igituma wateranaga amagambo na ministre. Ushobora kubwira abakuri iki kiganiro ikibazo icyatumye ugira ku mugaragaro ukajya mbese guhangana na ministre n'abandi bayobozi, kandi abayobozi ba police n'abandi bose bari barimo muri ibyo biganiro nabonye kandi byari ku mugaragaro? namwandikiye kubera ko nari nabuze ubutabera. Ndavuga nubwo ari minisitiri w'ubutabera ufite inshingano zo kubahiriza amategeko mu gihugu, by'umwihariko wenda hari icyo zamfasha ku karengane nari nsanzwe maranye. So niyo mpamvu ntabwo ari we wenyine, nandikiye abayobozi benshi na perezida w'igihugu mwandikira nandikira ibiro bye presidence, nawe ubwo ndamwandikira kuri email, ariko ndanabamenyesha mbamenyesha no kuri Twitter kugira ngo making sure ko ibyo nabandikiye nibura babibonye. Ubusanzwe ikibazo cyari kimaze igihe kirekire. Ni ikihe kibazo mbese wabandikiye kubera iki? Nabandikiye nyine kubera akarengane. Urumva kuva nari maze igihe cy'imyaka 6 nishize amafaranga y'umushahara nahembwe mu 2014, guhera mu kwezi kwa 4 2014. Namaze umwaka wose uwo nguwo njya mu butumwa bw'akazi mu muryango w'abibumbye, sinahembwa. Ndagaruka, ngarutse nsubira muri polisi, nishyuza umushahara wanjye warawonyima. Iyo misiyo wayikoze hehe? Nayikoze mu gihugu cya Haiti. Uvuga igikreole? Ni igikreole. Pakpase? Papure mari. Okay. Komeza. Ariko ubundi ikibazo cyatangiye, wenda kugira ngo abanyarwanda bacyumve cyangwa abandi bantu badukurikiye, ubundi ikibazo cyatangiye mu by'ukuri mu 2012. Mu 2012 namaze kubona akarengane ko abapolisi kudafatwa kimwe, donc kuba habaho promotion cyangwa ibindi bintu byose, ariko ugasanga abapolisi bose ntabwo babifatamo icyarimwe. Kuba muri promotion akarengane, gukorera ahantu heza ahandi ugakorera ahantu habi. So icyo gihe rero nafashe ubutumwa nahereza IGP, ndamubwira ni kuva waza muri polisi, bamaze kugushyira muri polisi urakora ibintu binyuranyije n'amategeko aya polisi agenderaho. IGP ni Inspector General wa Police. Yitwaga nde icyo gihe? yari nde? Yitwaga Emmanuel Gasana. Okay, Emmanuel Gasana twumvise mu biganiro bya Kizito
Mihigo wajyaga nawe kumutesha umutwe no muri za torutire? Ndagenda, ariko nyuma yo kuva aho ngaho, nyuma yo gufungurwa, niho natangiye guhura n'ibibazo byinshi. Urugero nakubwira ko wenda nihuse ukuntu baje kunyohereza mu gisirikare mu 2014 mu itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu nama y'abaminisitiri. Icyo gihe yari yateranye iyobowe na perezida w'igihugu. Ubwo icyo gihe muri uko kwezi kwa kane 2014 ni nabwo nabuze umushahara wanjye. Maze kubura umushahara, urumva nagombaga kuba naragiye mu gisirikare nk'uko iteka rya perezida ubundi rigomba kubahirizwa. Ubundi busanzwe mu mategeko iteka rigomba kubahirizwa. So ubwo ngubwo no mu gisirikare ntabwo baje kunyemerera kujyayo, ahubwo banyohereza mu butumwa bw'amahoro nyine mu gihugu cya Haiti. Ubwo ngenda nk'umupolisi, mara umwaka muri ubwo butumwa bw'amahoro nahembwe. Ndagaruka dusoza ubutumwa bw'amahoro ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2015. Aho ngaho rero noneho natangiye kwishyuza amafaranga yanjye, kuko numvaga nta burenganzira. Icya mbere nabishyuzaga nababwira mu njyane mu gisirikare nk'uko iteka rya perezida ryabisobanuraga. Icya kabiri mu mushahara wanjye w'umwaka wose, ariko ibi byose biranga. Ngumiza guhangana nabo nsaba biranga. So muri make kugeza mu 2018 ku itariki 24 naze gusubira ku kazi, njya mu rugo ndavugana mpaka babanje ko mu mushahara wanjye, kuko wari wankozeho mu mibereho yanjye. Ureba kuba umuntu afite umuryango akamara umwaka adahembwa kandi ari mu butumwa bw'akazi, urumva byabaga ari ikibazo kiri psychological. Ndangije ubwo nibwo natangiye guhangana nabo, mbasaba ibintu bibiri. Mbasaba ko mu mushahara wanjye, ariko bakanjyana naho iteka rya perezida ryari ryanyoroye, kuko twari tumaze kugirana ibibazo already. Numvaga wenda mu gisirikare ariko byagombaga kumfasha kuruta uko nagumiza kuba psychological torture muri polisi. Ibyo byose barabyanga. Ubwo babyanze ku itariki 24 nibwo z'ukwa munani 2018 nahisemo guhagarika akazi, babanze bame ibirarane byanjye. Aho kugira ngo bame ibirarane byanjye, icyo gihe ahubwo baramfashe baramfunga, bangereka amakosa yo gushaka kwakira ruswa, ubundi bakanshiraho amakosa ngo yo guhesha isura mbi polisi y'igihugu, ibintu byose bitandukanye. So bamfunga muri komite ya discipline. Muri komite ya discipline navuyemo ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2019. Ubwo nibwo natangiye kwandikira abayobozi nk'uko bisabwa. Nandikira IGP mubwira ikibazo cyose, kuko IGP icyo gihe yari amaze kuba Afande Dani Munyuza. Gasana icyo gihe bari bamaze kumukuraho, bamaze bamujyanye kuba guverineri w'intara y'Amajyepfo. Okay. Ubwo ntangira kumwandikira mugaragariza ikibazo, ariko banga kunsubiza. Hashyiraho ukwezi nandikira Minisitiri wa Justice nyine nk'uko amategeko yabikurikiranyaga, ko niwe mukoresha niwe polisi yari mu nshingano z'icyo gihe. Bari batarasubizaho Minisiteri y'Umutekano. So ndamwandikira nk'umuntu ufite polisi mu nshingano ze, ariko mubwira n'ikibazo cy'akarengane n'ikibazo cyo kwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo wakwirukana umuntu iteka rya perezida ryajyanye ahantu kandi nta rindi teka ryari ryasimbura iryo ngiryo rihari, ngo hanyuma umwirukanire muri polisi aho kugira ngo umwirukanire mu gisirikare. So n'ayo mategeko yose namwandikiye, ariko uko namwandikiraga nta gisubizo nabonaga. Nandikiye na Minisitiri w'Intebe ndamubaza nise nyakubahwa Minisita, ko umunyarwanda afite uburenganzira ku makuru, ukaba ari we wari ushinzwe kubahiriza iteka rya perezida ryo kujya mu gisirikare, ni gute nagarutse muri polisi y'igihugu? Ubwo nawe niyansubiza. Nandikira perezida wa Repubulika ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane 2019. Nawe ndamwandikira ariko niyansubiza. Ndangira mwandikira kuri email ye, kuri Gmail ye kuri email bisanzwe, nabwo sinabona igisubizo. Ariko hari umudamu nyeka niba ari Ines Mambara wigeze kumpamagara mbaza amakuru yabyo, ndabimusobanurira. Niba yarabitinye sinzi ukuntu byagenze, niyongera kumpamagara. Okay, Ines Mambara. Donc muri make bamwe twumvise mu majwi ya Kizito hari uwo nguwo mwicwa rubuzo rya Kizito mbere yuko bamwica, mbere yuko banamufunga, n'igihe bari baramufunze. Ubwo harimo Emmanuel Gasana wayoboraga polisi akaza kwimurirwa kuyobora intara y'Amajyepfo.
hakabamo Diane Munyuza, none bigeze kuri uwo ukeka ko yari Ines Mpambara nawe wari mwitwa rubuzo rya Kizito. Ndamukeka kubera ko ariwe muntu yakoresheje nimero iri prive ambaza umwirondoro wanjye, aho ntuye, aho maze iki, ngira ngo wenda we bashobora gukurikirana icyo kibazo, ariko birangira byose nta muntu ugikurikiye. So natangiye bose noneho kubandikira kuri Twitter ku mugaragaro, mpereza kopi buri muntu wese wagombaga kunyemurira icyo kibazo. Bose uko nabandikiye nk'uko wabibonye kuri Twitter, nta n'umwe wigeze asubiza. Ariko bigeze mu kwa gatandatu, polisi yaje kwemerera minisitiri bampa 500,000 nyine ku mushahara wanjye wagombaga kuba narahawe mu 2014. Uwo mushahara byari 500,000 cyangwa yari yose bakwishyuye yose? Byari 580. Urabizi ko Sergeant se twahembwaga ngahe? Twahembwaga nk'ibihumbi 20. Ariko nubwo ari dukeya, ariko natwe nagombaga kutubonera igihe tugafasha mu rugo. Ariko muri make nta kirarane bagusigayemo? Ibirarane birimo. Donc bakwishyuye igice cyayo wishyuzaga? None se nagombaga no gutangirwa n'imisanzu ya RSSB nk'umuntu w'umukozi. Ariko byose kugeza ubu ngubu ntabyo bari bampereza. Okay. Muri make tudatinze, histoire niyo ngiyo uko wabibonye kuri Twitter nuko. None se ushobora no kutubwira mu gihe wari mu gipolisi, tumaze iminsi tubona inkuru nyinshi, wenda wowe wavuze ko wavuyemo mu 2018, ariko ntabwo ari bishyashya ko polisi y'u Rwanda igirira abantu nabi. Deja nk'uko nabivuze mu nkuru ya Kizito yarabyivugiye ko abapolisi aribo bakoreshejwe, nibagiwe amazina yabo, bagize ari babiri bagiye kumufata mu buryo butemewe n'amategeko, bamujyana hamwe, bari bagiye kumwicira, uretse ko yagize Imana ntibamwicira aho ngaho. Hari n'abapolisi cyangwa se wenda n'abasirikare bamaze iminsi barasa abantu barimo kwambuka imipaka ya Uganda. Hari umugore utwite barashe mu minsi yashize, hari n'abandi barashe barasamo n'umugande, byo ndabyibuka. Ejo bundi coronavirus imaze gutangira, nabwo kugeza mu Rwanda nta muntu bari bavuga wishwe na coronavirus, uretse abantu. Hari umuntu wakubiswe azira kwiba ibitoki, nabonye bamukubise basa nk'abasivile, ariko hari abantu barashwe na police cyangwa se abasirikare. Ndiye nagira ngo tubwire, mu gihe wabaze mu gipolisi, d'abord wamazemo imyaka ingahe? None iyo myaka wamazemo ni ibiki wagiye ubona igipolisi cy'u Rwanda gikorera abaturage ubundi kitagombye gukora, cyangwa se gikoreshwa za abuse bagiye bakora, wenda wowe waba warabonye? Wabwira abakurikiye iki kiganiro. Njyewe busanzwe namazemo imyaka 16 yuzuye cyangwa 17. Busanzwe njyewe nakundaga kuba nkorera mu biro, ariko amabwiriza yose yabaga aramwe. Ariko ibintu njyewe navugaga byambabazaga cyane, kandi n'ubu bikimbabaza. Icya mbere ni uburyo abazunguzaji, abantu bacuruza ku muhanda, uburyo bafatwaga. Kuri igihugu cyacu ntabwo gikize cyane, kubona abaturage bari ku muhanda bishakira imibereho, warangiza ugafata ukajya gufungira ahantu hatari amazi, ahantu badakaraba. Mbese ntabwo nandukana kure n'izo raporo zose za Human Rights Watch zose itangaza. Ubwo buzima bwose ubona, ibyo byo nibyo nashoboye kuvuga ngo njyewe nabonaga bikorwa, bakabatwarira ibintu, ntumenye ibyo bintu aho bigiye, gufunga abantu, donc izo nzira zose za gushumiriyetinga abantu kubera ko ari abakene, kubera ko bashaka umugati w'abana, kandi igihugu kidashoboye kubaha ibyo bakeneye byose. Ibyo rwose nabonaga ko ari ukwica uburenganzira bw'abantu, kandi ibyo ngibyo byo nibyo nahagazemo, kandi byambabazaga cyane.
donc amabwiriza yo kwiruka ku bazunguzayi none se nk'ibyo ngibyo byo kukura ari uretse ko atari naho ngaho gusa izo ngero natanze bamaze iminsi barasa abaturage ayo mabwiriza yo aturuka hehe cyangwa yaturukaga hehe bigenda gute wabonye ibiki nk'ibyo bintu byo kurasa abaturage uretse n'ibyo wenda byo kwirukanka ku bazunguzayi kandi hari n'uwo bishe sinibuka umwaka ne 2016 cyangwa na 7 nawe yari umudamu niba nibuka neza niba yaratwite sinibuka cyangwa se niba yarasize akana ndakeka yaritwaga Claudine Mukeshimana ntabwo nibuka izina neza ariko hari abazunguzayi bagiye bapfa bari kubirukaho bakubiswe nyine ni ayo mabwiriza aturuka he bano bapolisi barasa abantu na mabwiriza baba bahawe cyangwa no kubera nyine ko baba ari indiscipline abapolisi bacu rero sinzi niba bashobora kwibwiriza kurasa umuturage kuko amategeko yahariye abakomeye ku mupolisi sinzi ko yatinyuka ariko nagira ngo wenda nanjye mubaze bishoboka gute niye justification ushobora gutanga umuntu ngo agiye guhaha i Bugande uwo muntu ararashwe kandi leta iramudefanze niba se leta idefanze umupolisi ngo yarashe umuntu ubwo se ayo mabwiriza ntabwo baturutse muri leta ibyo ni ibintu byumvikana niba umupolisi yakoze ikosa agomba gukurikiranwa na polisi ariko niba polisi defanze cyangwa igihugu kikadefanda ngo uyu muntu yarengeje ku mabwiriza automatically ayo mabwiriza bayatanze na leta kuko ntabwo umupolisi ashobora kwibwiriza ngo yice umuntu njyewe sinzi ukuntu nashobora gufata isasu ngo njye kurasa umuntu ku burenganzira bwe ariko kuba leta ibidefanda ni ukuvuga ngo iba yabahaye amabwiriza ngo umuntu kurosinga umurasi nta justification ihari y'umuntu ujya guhaha cyangwa umuntu wigira i Bugande uturanye n'umupaka uwo muntu ngo ararashwe naho se abarasirwa mu biturage cyangwa se wowe hari ibyo waba wariboneye cyangwa wari mu gihe wari mu gipolisi muri iyo myaka 16 njyewe ntabwo nagiye kuri tele cyane kubera ko nuko nakubwiye nabaga mu biro ariko reka nkubwire hari wenda hari umunsi umwe nzayavugaho neza ariko reka mvuge ku bantu baraswaga ngo bari muri gereza baratorotse abantu bari ngo abo bantu bararashwe wenda tuvuge mu by'ukuri abo bantu abari amabwiriza ntabwo bavuga ngo umuntu aratorotse abantu bane biciwe icyarimwe abuzemo n'umuntu n'umwe utoroka ngo uvuge ngo ibyo bintu ntabwo atari conspiracy none bigenda gute batanga amabwiriza gute babivuga mu magambo barabyandika bigenda gute kugira ngo umupolisi amenye ko ari burasa abo bantu bari bwitwe ko batorokaga barabipanga akazi kose ka polisi kaba kapanzwe n'abantu bagomba kugashyira mu bikorwa baba bahari urumva bakora inama bakavuga ngo abangaba baza executing duties kunuko transport logistics administration yose yabyo izaba imeze gutya urumva ntabwo ari ukuvuga ngo uwo muntu abarashe abantu babibwirije none se abapolisi iyo bamaze gukora akazi nk'ako ngako nk'abo bagenda bakajya kurasa abantu bo bigenda gute bo bibagendekera gute iyo barangije gukora ako kazi iyo bakoze akazi nyine nk'uko bakabatumye baraza bagasubira mu kazi iyo batabatumye barafungwa bagahanwa iyo babatumye iyo bamaze gukora akazi kabo baraza bagasubira mu kazi ka buri munsi gasanzwe nagira ngo wenda mvuge ku kintu wenda abantu bacyumve bana Claude tuvuga ko mu gihugu cy'u Rwanda ari igihugu gifite umutekano wuzuye ariko njyewe nahoraga nibaza buri gihe kuki polisi ifata amafaranga menshi akayashyira muri training gutraining abapolisi gikomanda uranyumva donc nk'abakomando bo kurwana intambara ibintu nk'ibyo turi mu gihugu dufite igihugu gifite gisirikare gifite polisi gifite local defense gifite abantu ariko utanze amahugurwa menshi cyane ku bakomando ndetse ukanabazamura mu mapeti mu buryo butandukanye n'ubw'abandi kandi igihugu muri polisi ubu ngubu akabazi yakabaye ikora icyambere ni ukwigisha polisi science icyo bita amasomo ya gipolisi gufata gufunga utababaje umubiri w'umuntu
ayo masomo niyo yakabaye atanu. Ariko gufata logistics, gufata administration, gufata amafaranga, gufata ibintu byose ukajya kwigisha igikomando, ubwo ngubwo hari ikindi kintu burimo gutegura. Niyo mpamvu abantu bahaboneka izo mvu, kuko bikorwa mu buryo umuntu atanamenya ngo byakozwe gute, kubera ko abantu baba barabitoje. Ni nacyo kintu njyewe nigeze kwandikiraho IGP ndamubwira se instead yo kwigisha abantu police science ivuga bwa buryo bwa gipolisi buhuguwe neza bwo gufata no gufunga, handcuffing, ibintu ayo masomo yose ya gipolisi. Ariko militarire igikomando cyakabaye kibi cya gisirikare. Aho niho mvuga ko amabwiriza y'abantu gupfa aturuka muri uku kwigisha abantu ubwo bukomando, aho kugira ngo yigishe police science. Kubera ko niba nta kintu wateguye cyo gukorera abaturage kibi, ntabwo ugomba kwigisha abantu igikomando ngo bishore mu bantu bajye ku exercisinga ubundi brutality, icyo ugakoresha igitugu cyangwa imbaraga z'umurengera kuruta uko wakabaye ukoresha imbaraga skills za police. Ubundi police yatangiye kwigisha skills za gipolisi ari uko batangiye kudeployinga mu butumwa bw'akazi, kuko UN isaba amasomo yo gufunga, ni gute inkozi y'ibibi uyifunga, ni gute umuntu umufunga. Ubwo nibwo buryo bwemewe. Ariko njyewe impamvu mvuga ngo igikomando si ukuvuga ngo wenda bose ababigishije nuko, ariko kubuza bakamuha umukomando bakaza bakamuha ipeti ryisumbuyeho akihutishwa mu kuzamurwa mu ntera. Ikindi cya kabiri, mu gihugu gifite iterambere, gifite demokarasi nk'uko bivugwa, igikomando ntabwo aricyo cyakabaye gikwiriye kwigishwa polisi. None ko nabonye tubona kenshi abantu bo muri Haiti barimo kwigaragambya, barimo gushaka ko birukana ingabo za ONU n'abapolisi ba ONU, kandi abo bapolisi harimo n'abapolisi b'Abanyarwanda. Hari n'ibirego bagiye batanga bavuga ko abagore bafatwa ku ngufu. Hari igihe hari naho nagiye mbona amavideo abasirikare ba ONU, sinzi niba ari abasirikare cyangwa abapolisi, bari kurasa abaturage bo muri Haiti. Ibyo ngibyo byo wowe muri ubwo butumwa wagiyemo hari ibyo wabonye cyangwa hari icyo ubiziho? nta byari birimo muri nta bikurasa none kurasa abanoza abaturage ntabwo byabayeho, ahubwo abaturage bahariye nabo nibo bigaragambya cyane. Nta nubwo bigeze banga abanyarwanda nari barabakundaga, ahubwo kuvuga ngo stress y'abapolisi ubwabo gusubiranamo. Niwajyaga wumva cases z'abantu bicanye iyo ngiyo muri Haiti. Ikibazo kiri mu Banyarwanda. Abicana ari abapolisi ba ONU cyangwa ntabwo numvise abo bicanye? Abanyarwanda nyine bari muri ONU. Ikibazo cy'ubwumvikane Abanyarwanda, kugira ngo abantu bazumvikane bavunge ubumwe ni ibintu bigoye. Ugasanga umuntu umwe ni maneko wundi. Nubwo mubwira igihe narendeyo hari umupolisi watorotse witwa yari kaporari witwa Firemo, nabwo kubera kumvikana kwabo abari gukeya. Stress, umuntu umwe akagushaho stress, undi akagukangisha ngo nidusubira mu Rwanda zagufunga, umuntu nidukora gute bizagenda gute, noneho stress ikagira ugasanga abantu bamwe ni benshi bagendaga bapfayo. Hari n'inyandiko nari narakoze ariko nayisize mu Rwanda mvuga ukuntu stress y'abantu bari mu butumwa bw'amahoro kandi ikomoka mu gihugu kubera kudashyira hamwe kw'abantu. Ugasanga bageze iriya ibintu birakomeye, induru irakomeye, kanaka araneka undi, ibikorwa mu gihugu bikajyanwa no mu butumwa bw'akazi. Ibikorwa mu gihugu kuvuga ibyo byo kunekana, iyo kunekana umuryango ukaba utizeye nkaba ndi kumwe nawe, ibyo mvuga ejo ukajya kubitanga ahandi. Ibyo se niko bimeze? Hano iwacu buri muntu aba ari maneko wundi, ngira ngo na mama we wamuneka kandi amakuru. So ibyo bintu rero by'urwikekwe sinzi ukuntu wenda bizarangira mu gihugu, ariko urwo rwikekwe nirwo rutera ibibazo byinshi cyane. None twongere tugaruke kuri izo experience zawe uri kwa Gacinya. Kizito Mihigo yavuze ko mu minsi bamufashe igihe bamujyanaga mu biro
ibiro bya Premier Ministre ngira ngo cyangwa Vice Premier Ministre, icyo gihe ndibaza yari Makuza niba nibuka neza. Icyo gihe wowe aho ngaho ibyo waciyemo izo nshuro bagufunze, wavuze inshuro ebyiri byibura bagufunze, wowe biya bintu byo gukubitwa hari ibyigeze bikubaho, cyangwa no mu gipolisi hari ibyo bakora, cyangwa muri izo training mukora nyine muri kumwe n'abasirikare, biya bintu by'iyicwa rubozo ndetse n'ibyo byo kugutesha umutwe, donc psychological, yicwa rubozo psychological cyangwa kwicwa rubozo ryo mu mutwe, hari ibyo wigeze ubona, cyangwa kuri ya case ya Kizito hari ikintu ubona yavuze kitari cyo wowe utazi wahakanya? icyo mvuga cyo gukubitwa, nakubwiye ngo hari abantu baba bashinzwe iyo mirimo batoranyije bo gukora iyo mirimo. Urumva byanze bikunze hariya psychological torture ibaho, gukubitwa n'ibiki byose. Ariko reka mvuge Bwana Claude, reka mvuge ukantu kavuga ngo jya wenda abantu bakumve neza. Igihugu gifite amategeko yifatwa n'ifungwa, dufite centers zemewe, dufite gazetted areas aho umuntu agomba kuba afunzwe agakurikiranwa n'amategeko nk'uko byemewe. So kujya kwa Gacinya ukajya mu Nturusu ukajya kwa Ines Mambara ukajya kwa senateri, ubuse icyo kindi wumva umuntu yarenzaho niki? Iyo nkuru ni Kizito yayivugiye ubwe ku giti cye, kuko murabizi ko yabanje mu 2014 yari yarabuze mbere yuko bamuparedinga, mbere yuko bamugaragaza mu binyamakuru. Kandi ubwo se ntabwo yari ari muri kasho za polisi? Ibyanze bikunze yari afite ahantu afungiwe. None se izo visite, izo transport, reka mubwira akantu kamubayeho nanjye kambayemo. Nanjye bigeze kumvana Gikondo banjyana kuri ahitwa kuri 12 nijoro nka saa 3 z'ijoro. Aho nibwo nanjye natangiye kuvuga muri turi muri dapo cabine y'umweru, nanjye nibwo natangiye kuvuga ngo noneho nanjye ndagiye byanze bikunze. Ariko sinzi ikintu cyaje kundokora, bongera bansubizayo. So Imana ishimwe ko warokotse. ibintu Kizito yavuze rwose nta magambo ye yivugiye, nta compromise yayo. Reka mvuga wenda ko wenda leta idafite ibyo byakubaye muri iyo pick up. Ni biki iyo pick up y'umweru? Nyine ni igihe bamvanaga kwa Gacinya bakanjyana kuri 12. Hari ikintu cyitwa ushobora guhura n'ihungabana rya mbere ukaba traumatized mu mutwe, n'inzira zose wagombaga gukora na future yawe yose ikaba psychological affected. Urabyumva? Gufata umuntu ukamuzereza muri ibyo biro byose ukamujyana mu Nturusu ari nijoro, ntuzategeze ko umuntu azongera kugira umutwe utekereza neza. Urabyumva? Icyo gihe nanjye ubwo nkubwira bantwaraga kuri 12, sinzi ikintu bari bagiye kunkozayo. Uyu munsi nirinze kuvuga abantu, ariko tuzakora ikiganiro cya kabiri, inkuru nayiteguye neza. Noneho ngende mvuga buri muntu na responsibility yari afite. Ariko bashobora kugufata bakakuzereza mu modoka bakakujyana ahantu ukirirwa iyo ngiyo, bakagucuranga nimugoroba saa 5, nta n'ikintu bakuvugishije. Urumva? Automatically uba psychologically affected. None se bo ubwabo baba bari kuvugana cyangwa buri no kugenda bucece umunsi wose mpaka? Oya, baragufunga mu ipingu, bakakuzirika mu modoka, bagasohoka bakavugana ibyo bavugana bakagaruka. Ntabwo yamenya ngo ni ibiki. Okay. None wowe bigeze bakwambika biriya bya ambaraje bamwambikaga mu mutwe kugira ngo atabona aho agiye, ibintu nk'ibyo? Oya, njyewe ntabwo yabinyambitse, kubera ko icyo gihe nari mfite ipeti rya kaporari, wenda bagikoramo investigation, ntabwo bumvaga wenda ari ndi sireti kuri bo, kuko icyo gihe nari naratangira no kuvuga ku mugaragaro. Ariko nakuze nanjye nshaka ibintu byo kuvuganira abantu cyane, kuko hari ibintu byo ubona nawe ukumva ko biguteye ubwoba. Nyirumva? Hari abantu baciye muri iki kiganiro, hari n'abakireba babuze imiryango yabo yaburiwe irengero. Ibintu byo kurigisa abantu
byo bikorwa n'abapolisi cyangwa n'uruhe rwego rubikora niba hari icyo biziho? Ubundi hari ikintu bita joint operations. Joint operations buri munsi haba commanding center. So biba byateguwe bagashyiraho abantu bakavuga ngo mufite specialties izi nezi, bakaba ari bashinzwe kuzishyira mu bikorwa. Uranyumva? Ndakumva. Ubwo rero none se abo bantu baba bagiye kose baba bari muri detain centers zabo. Donc iyo joint operation ni na operation bakorera hamwe abapolisi n'abande? harimo AME, harimo NSS, harimo polisi, harimo donc zishinzwe umutekano zirafatanya. Yaba harimo na civilian component, izo ngizo nyine za NSS byose. NSS n'abasivile bo? Okay, bamaneko. Naboneka ariko ntabwo ari abasivili pure biterwa na abarimo n'abari mu gisirikare bakabashyira muri NSS ariko ari abasirikare. Okay, donc bambaye igisivili ariko ari abasirikare. Noneho ikindi hari intuza histoire yabaye wari ukiri mu gipolisi, histoire yo kwa Rwigara igihe babahezaga mu nzu icyumweru cyose barangiza bakajya kubakuramo buriye inzego barimo, mbese ubona ko basa nk'aho bari kwinjira ahantu batagombye kwinjira, uretse ko binjiranye n'amakamera n'abanyamakuru n'iki. Iriya nkuru kuriya gufatwa, ubundi biriya bintu niko abapolisi bajya gufata abantu, biriya bintu byari bikurikije amategeko, niko amategeko ya polisi y'u Rwanda akoze, wabibonye ute cyangwa iriya case in general? ahubwo nuko umuryango wa Rwigara wari ukomeye. Nawe ubundi se ntabwo Diane se yigeze yanga kwitaba kuri polisi, ntabwo yigeze ahamagarwa ngo yange kwitaba, ariko niba yarananze no kwitaba nuko atari yizeye umutekano. So njyewe rero namenye amakuru nari narayamenye ko bari bujyeyo, namenye ko bari bujyeyo kumufata. Operation yabaye nijoro mu rukerera, kuko n'abantu bari bashinja ako kazi kenshi twatahanaga mu modoka iyo natahaga. Ndarenze ngo ikiri bube uyu munsi barajya kumufata baramujyana kuri polisi. So uwo munsi nagiye kuri Google ndaranshakisha ndebe ko nabona nimero ze nanamuburire, wenda muryo urwara, ariko nimero ze ndazibura. Nagiye kuri Twitter ze nshake ko nabonaho nimero ye, wapi njya kuri Google ndazishaka ndazibura, ariko bajya kujyayo nyine nari mbizi ko bari bujyeyo, bajya no gutwara urwego no kubitegura bariya abantu bakora muri fire brigade, bazi ko bajyanye urwego bakurira igipangu. N'abo bantu babikozaga nyine amakuru nari nyafite, ariko nkayabika mu ibanga, ngashakisha nimero za Diane wenda mubwire ngo uyu munsi baraza, niba ari ako bitunganyirize. So inkuru ya Diane rero nuko nyizi nuko buri gihe bajyaga kumufata nabaga mbizi, nabaga amakuru nayamenye, ariko nkabura kuyakoraho, kandi nanjye ntabwo nagombaga gutanga ibintu byose ibyo nari mfite, nanjye nashakaga kuba. None ese wabuze icyabaye ku bantu baburi birengero bari muri uriya muryango, menya witwa umuryango, iriya PSM itabaza cyangwa intabaza, harimo uwitwa Kazungu, hari Ngirinshuti Jean d'Amour, hari n'abandi benshi bagiye baburirwa irengero. Wabuzi hari icyo waba ubiziho kuri abo ngabo baburi birengero cyangwa se bimeze? Abo bantu sinabamenya, kubera ko kariya kazi gakorwa mu ibanga rya rindi rikomeye, kandi n'akazi aho gategurirwa haba harinzwe, kiretse wenda ari nk'amakuru wenda nari kuba namenye, ariko akazi ko gutwara abantu bakaburirwa irengero kaba kakozwe mu ibanga rikomeye cyane, ku buryo wasanga n'intuza n'abayobozi bo muri polisi benshi batazi ko kakoze. Biba biri secretive cyane ku buryo ntabwo ushobora kubimenya.
kubimenya. Abo ngabo bo simbazi, icyo nzi nizo moral na physical touches z'abo bantu, ariko abo ngabo babura ubwengero nta muntu wapfa kubamenya. Muri make wowe ni ibintu uri gukora, uratanga umuganda ku banyarwanda mbese kugira ngo wenda tumenye uko bigenda muri police. Hari akarengane wagize, ariko hari n'akarengane k'abanyarwanda ubwabo n'uruhare police bigiramo. Ariko wowe ni iki ubona abanyarwanda bakora? Ni iki wasaba leta? Ni iki wanasaba n'abandi bapolisi bagenzi bawe mbese mu gusoza iki kiganiro? Reka mbanze mvuge ku banyarwanda, ariko reka mbanze nibe title y'igitabo cy'uriya mudamu yitwa Judy Lever. Judy Lever yaravuze ngo in place of blood. Ikintu nsaba abanyarwanda ni kimwe: ntihakwiriye kugira umuntu ushimishwa n'uko undi yabuze ubuzima. Abantu bakagumiza gupfa, n'abantu babizi, n'abasirikare babizi, n'abapolisi babizi ko abantu barimo gupfa, ariko still ukadefanda ko ibyakozwe ngo byari bikurikije amategeko, ngo umuntu yari yarananiranye. So bagomba kureba ko inzira zose, niba amategeko ari mu gihugu, amategeko agomba gukurikizwa ku cyaha icyo ari cyo cyose, kuko nta cyaha definisa kidashobora gukurikiranwa n'amategeko. Kuki se umuntu abura ubuzima kandi ejo umuntu akamudefanda ngo ibyo twakoze ngo uriya nawe yari umwicanyi nkawe wenda, kandi atari no umwicanyi, ariko kubera ko afite opinion zitandukanye. Icyo nasaba abanyarwanda ni uko barekera aho ngaho guprezinga ikibi kirimo gukorwa, kugihishira. Ikindi cya kabiri, icyo nsaba leta ni kimwe: nuko ubuzima bw'abaturage bari mu biganza bwabyo, kandi kugira ngo igihugu kigire umutekano, igihugu kigire amahoro, nuko agomba kubaho political space. Abantu bose bagafatanya, abantu bakungurikirana. Erega no opposition afite ibitekerezo bizima kandi igihugu gishobora kugenderaho. Urabyumva? Ntabwo u Rwanda ntabwo opposition uvuga ninde? Uravuga bariya bari mu ntuza mu nka za PSD zavuze mu matora ko umukandida wabo ari Kagame, nka za Menya PL nayo ikibaho, niba nibuka neza. Ni nk'izo ngizo bita opposition, ko bavuga ko hari amashyaka menshi mu Rwanda, cyangwa opposition uvuga niki? None se wabonye opposition ifatanya n'ubutegetsi bose bagaje umugambi umwe? Ntabwo bishoboka. None se iyo ni position nyabaki? Opposition ivuga ngo twishize kwa Perezida Kagame, twishize muri FPR, twishize muri FPR. That is not a political space I'm talking about. I'm talking about allowing the people to provide their own views. Donc kwemerera abantu gutanga ibitekerezo byabo. Gutanga ibitekerezo byabo, umuntu akaba willingire akavuga ngo niba mvuze kino kintu umutekano wanjye ntabwo uri bube nabi, niba ntanze ikirego, niba ndeze umuyobozi kanaka, ntabwo ntegereje ko ikikurikira wari urupfu. Donc no kureka abantu bakavuga. Umuntu uze kuvuga bigutwaye iki? Ibintu byo kuvuga ngo umuntu yavuganye n'umuntu wo hanze, ibyo ngibyo bitwaye iki? Ibyo ngibyo ni egalite y'urupfu, cyangwa ni egalite yo kubuza abantu gutanga ibitekerezo. None se wavuze ku gitabo cya In Praise of Blood cya Judy Lever kivuga amahano yakozwe na FPR. Kiriya gitabo uracyemera? Wemera ibirimo? Ariko wabona biziho ibyo bintu? Kiriya gitabo naragisomye, nagerageje kugisoma, wenda sindakirangiza ariko naragisomye. Ariko nk'uko nabikubwiye, In Praise of Blood ni ukuvuga icyo. In Praise of Blood ni ugushimishwa n'uko kanaka atakiriho, ni ugushimishwa ko umuntu yakoze ibintu binyuranye. Ni ukuvuga umunyarwanda arimo arasafaringa, ni ukuvuga ngo umunyarwanda ntabwo yemerewe kujya i Bugande. Ni ukuvuga ngo In Praise of Blood ni uguprezinga kiriya kintu kibi, ukagishyira ku ntebe, ukumva ko icyo kintu cyonyine aricyo gishoboka. Kitabayeho ntawe yashoboka. Icyo gitabo nacyo nzakivugaho kuri interview n'ubunyemerero ka interview ya kabiri, nk'uko warombaje nzakivugaho. Ariko reka tuvuge yewe nibande cyane kuri. Ariko mu kurarika abakurikiye iki kiganiro, donc hari
kuganira kuri icyo gitabo nagira ngo baze niba wenda hari ubuhamya ushobora kugitangaho. Ntabwo nkubwira ngo ubuvuge, ariko wenda turarike abakurikiye iki kiganiro bazumva icya kabiri, niba hari ikintu bararikiwe nyine. Yes, nzavuga kuri icyo gitabo, ariko ndashaka no gusoma kiriya gitabo cy'uriya mudamu witwa Coleman. Christine Coleman. Ibyo bitabo byose nkabisomera icyarimwe, namara kubisoma noneho muri interview ya kabiri byose nibura nkagira comment. Already hari knowledge mbifiteho, hari content mbifiteho, ariko ndashaka kubirangiza kubisoma ku buryo nzabivuga. Interview ya kabiri nzavuga kuri In Place of Blood ya Jude River. Sinzabivuga kubera ko wenda sinari mu Rwanda, sinari no mu ngabo icyo gihe, ariko information ndazifite zose kubera ko nari mfite ubushobozi bwo accessing information. Okay. Nuko hari ikindi wagira ngo wongereho mu gusoza? Ikintu nongeraho nta kindi no kuvuga muri rusange kuri fundamental human rights mu Rwanda. Kimwe n'inama ngira leta nuko uburenganzira bw'umuntu bagomba kubwubahiriza, bakubahiriza niba ari equality of the law, bakubahiriza life to live. Ayo mategeko yose barayaretifyinze mu mategeko y'igihugu, na constitution y'u Rwanda irayivuga ko umuntu afite uburenganzira bwo kubaho, umuntu afite uburenganzira bwo kutamukorera torture. Gufata rero umuntu w'umusivili akaba tortured to the extent akamuviramo ubuzima, ni ukuvuga ngo ayo mategeko yabo ntabwo amategeko arahararanditse ariko ntabwo akurikiza. Kandi ikigusetsa mu gihugu nuko abantu biga amategeko, bakiga amategeko kandi amategeko yakagombye kurenganura abaturage. Aho ugasanga niba uri na minister udefanze icyakozwe cyo ko umuntu yabuze ubuzima, kandi you are the minister, kandi aya mategeko urayazi ko umuntu agomba kubaho, umuntu agomba gukora ibyo ashaka, there is a free movement of people. Reka nkwereke wenda nsoreze kuri kino kintu cyo gufunga, bafunze iriya mipaka yabo n'igihugu cya Uganda. Bwana Claude, inzara mu Rwanda irahari, icyo cyo ugomba kukimenya. Uganda niyo yari source of income, niyo source of food y'abaturage b'u Rwanda. Ibintu byose bambukaga hariya bakizanira. Uganda niburi barushaho kubyo kurya. So umupaka urawufunze, urawugorotse, umuturage ugerageze kwambuka ngo yapfuye, sinzi inzira wenda simvuga ngo yishwe na leta singwa cyane, ariko se abo baturage barapfuye, barahunga kugira ngo bajye kwizanira ibyo kurya. Uranyumva? So icyo nasaba mu gusoza, wenda ibindi zabivugaho, nzabitegura neza, nzabivugaho neza, tuzabishyire mu ndimi ebyiri kugira ngo abantu bose bazabyumve. N'izo international donors, international what zivuge nazo zumve ko hari abanyarwanda bafite ibitekerezo bakoze muri izo nzego z'umutekano, ariko bakaba batemera ibintu byabaga bihari. Tuzakomeza gushakisha uburyo ibyo bintu twazabifatanya twese, buri munyarwanda wese ahari ndamushishikariza kugira ngo yange akarengane. Niba basenya abaturage bakarira, bakaboroga kubasenyera amazu, nta compensation ihari, ibyo ni ibibazo by'ingenzi ku mibereho y'abaturage. Kandi no kubatabariza nyine, niba umuntu abibonye no gutabaza, ntategereze ko kujya kubwira undi muntu ngo genda ubatabarize, ariko nawe agakoresha uburyo bwe bwo gutabaza cyane rwose. Ndagushimiye rero cyane ubutwari wagize bwo kuza kuvuga ibitekerezo abanyarwanda bafite ariko batinya kuvuga. Reka wenda mbyita ibitekerezo abapolisi bafite ariko batinya kuvuga. Ubwo abakurikiye iki kiganiro, abafite ku manywa mwirirwe, abafite nimugoroba muramuke, naho ubutaha. Murakoze.